Abakobwa benshi bakunze kwibaza bati se ni ikihe kintu umukobwa yakora igihe umusore bakundana ariwo amusaba cyangwa se ariwo amuhatira kuba yatanga umubiri we. Niba uri umukobwa ndagira ngo uyu munsi uze wihangane rwose wumve kino kiganiro. Ndashaka ko tugana kuri no point cyangwa se kwino topic. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe. Ese ni ikihe kintu umukobwa aba agomba kubanza gutekerezaho? Ese ni ikihe kintu nyine muri makeya agomba kubanza kibaza before yuko atekinga decision yo kuvuga ngo ndashaka yuko tubikora cyangwa se nemeye yuko tubikora. Mu minsi ishize hari umukobwa wanyandikiye arambwira ati Iva, mfite ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi rwose kirankomereye. Hari umusore dukundana tumbaranye amezi 6, ndamukunda byanyabyo ntabwo mubeshya ndetse kandi nawe sinakubeshya, ariko rwose ari gukomeza mfosinga ambwira ngo arifuza ko namwereka yuko mukunda cyangwa se nyine namugaragariza urukundo. Nyine nawe ubwo urabyumva arashaka yuko bagira ibiki, bagira icyo bakora. Ese nawe tekereza neza, niba uri umukobwa umusore nakubwira ngo arashaka yuko umwereka urukundo, icyo kintu uracyumva neza, ugiye kumwereka iki? Urukundo. Bisobanuye ngo ubundi urwo rukundo ugiye kumwereka haba hari igihe runaka cyateganyirijwe, sore rwateganyirijwe. Ese nurumwereka before y'igihe noneho nyuma uzongera kumwereka iki? Yego ndabyumva neza, ari kugusaba yuko nyine wamwereka yuko umukunda kugira ngo mukore icyo gikorwa. Ese nyuma yuko mumaze kugikora noneho uzamwereka iki? Nawe bitekerezeho neza ubundi nyine uze kumbwira hasi muri comment. Ese wowe wumva ari ngombwa ko umusore ndetse n'umukobwa bakora icyo gikorwa before yuko nyine babanza kubaka ubushuti hagati yabo, cyangwa se before yuko nyine babanza kubaka ubumwe ndetse na unity hagati yabo? Ngiye ku ruhande rwanjye ibyo ngibyo ntabwo mbishyigikiye. Niba uri umukobwa ushobora kuba warakosheje pe, ibyo ndabyumva, wenda ugatsikira mbere nyine ukaba wabikoraho rimwe, ariko ntuzongere gukora ikosa niba uzi neza yuko ukunda kumva ibiganiro byanjye. Ati kubera iki? Buriya iyo wamaze gukora kiriya kintu agaciro kawe kaba karangiye, icyubahiro cyawe kiba cyamaze kugira ibiki, kiba cyamaze gutakara. Cyangwa ndakubwira abakobwa ngo ese icyubahiro cy'abakobwa urakizi cyangwa ntacyo uzi? Hari ukuntu ushobora kubura umukobwa ugenda mu nzira ukumva yuko icyubahiro cyawe ari imisatsi, ari iki? Oya, icyubahiro cy'abakobwa urakizi. Icyo kintu ugitekerezeho neza, ubone numara kugitekerezaho uzamenya impamvu umusore azava iwabo agahugurutsa imiryango bakaza kugukwa. Nawe tekereza neza, ushatse umukobwa usanze nyine ari umugabo kandi wenda waratekerezaga ko ari umukobwa. Ese cya cyubahiro cyiwe nyine kiba kigihari? Ntabwo kiba kigihari. Bisobanuye iki rero? Icyubahiro cyawe ni icyo ngicyo, nicyo kizatuma habaho umwana, nicyo kizatuma habaho ikintu twita umuryango. Kugira ngo urugo rubeho rugomba kuba rufite umugore. Ese nawe ku ruhande rwawe, niba uri umusore cyangwa se niba uri umugabo, wemera yuko urugo ari umugore? Ngiye ku ruhande rwanjye niko mbyemera. Rero iyo umugore yananiranye mbere yuko yubaka urugo, akenshi rwose biba ari ibibazo cyane. Icya kabiri, icyubahiro cyawe ni body yawe. Niba uri umwana w'umukobwa, agaciro ufite n'umubiri wawe gusa. Nuwutesha agaciro imbere y'umuntu mukundana, nawe uzaba utaye agaciro muri rusange. Reka turebere muri ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane buri mukobwa wese aba agomba gukora igihe umusore bakundana, ariwo amushishikariza cyangwa se ariwo amuhatira kuryamana nawe ariko we nyine atabishaka ndetse kandi rwose adateganya no kuzabikorana nawe. Uzamubwize ukuri kandi udatinya. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ukuri kandi udatinya rwose, nta bwoba ufite. Igihe cyose umusore ashaka yuko icyo kintu kibaho, wowe utabyiyumvamo, ntuzigene ukora ikosa ryo kumutinya cyangwa se gutinya ko mwatandukana. Ibi ngibi ndabizi neza, ni amakosa akunze gukorwa n'abakobwa benshi, nyamara ejo n'ejo bundi bamara kubikora rwose ugasanga umukobwa atangiye kwicuza cyangwa se ugasanga asigaranye agahinda gakomeye cyane. Nawe tekereza neza, aka kanya ubikoze baguhata, bagufosinga, ariko utwaye inda itateganyijwe cyangwa se aguteye inda arakwihakanye. Ese urumva ako gahinda wazagakira? Nyine buriya umukobwa ugomba kubwira umusore mu buryo bweruye ko atiteguye cyangwa se adashaka gukora icyo gikorwa. Igihe cyose uri umukobwa, ntabwo wemerewe gutinya umuntu mukundana. Ndabizi neza ushobora kwibaza se Ivan, ube buryo bwiza noneho nakoresha igihe wenda umusore abishaka rwose ntatinya. Uzamubwira uti baby, urabizi neza ndagukunda ariko siniteguye cyangwa se sinshaka gukora icyo kintu. Ikindi cya kabiri, ntabwo ndi umuntu ukora icyo atemera. Iki kintu uracyumva neza, ntabwo ndi wa mukobwa, ntabwo ndi wa muntu ushobora gukora ikintu adashaka cyangwa se ushobora gukora ikintu atemera. Rwose uzamubwire gutyo muri ano magambo. Ese bizagufasha iki? Iyo ubivuze neza kandi wihagazeho, ugaragara ko ufite imipaka isobanutse kandi umusore ufite ubwenge rwose azabyubaha.
niba uri umukobwa uzambwira ati baby urabizi neza ndagukunda ndanakubaha pe, ariko sinshobora gukora ikosa ryo gukora ikintu ngewe ubwanjye niyumvamo. Urabizi neza ndakubaha ngo n'agaciro, ariko ntuzigene mwe utekereza yuko ndi umuntu ukora ikintu atigeze atekerezaho adashaka. Reka tujye ku kintu cya kabiri gikomeye cyane buri mukobwa wese aba agomba gukora igihe cyose umusore bakundana ariwo amuhatiriza cyangwa se ariwo amushishikariza kuba yaryamana nawe, ni ukutemera igitutu cyangwa se impamvu zidafite ishingiro. Niba uri umukobwa umusore ntazigere agutera ubwoba ngo nubyanga tuzatandukana ngo nzagusiga, ubundi se ajya kuza wari uri wenyine, icyo kintu ubanza ugitekerezeho neza. Niba kandi wari uri wenyine ntabwo bisobanuye ko n'abandi bantu bigeze bagupropose, icyo kintu cyo ugomba kukimenya ukagishyira mu bwonko bwawe. Ro ikintu bita kugutera ubwoba ntibizatume ukora ikintu ejo n'ejo bundi cyakugiraho ingaruka kikakwangiriza ubuzima ukazapfa wicuza cyangwa se ukazasazira mu gahinda. Rero buriya nyine hari amagambo menshi abasore b'indyarya bakunze gukoresha, ariko naguteguriye amwe muri yo. Niba unkunda koko wabikora. Ese umuntu yereka undi urukundo mu buryo bwo kuryamana? Njyewe ntabwo ariko mbitekereza. Buriya umukobwa ashobora kuryamana nawe ariko akaba atakemera kubana nawe. Niyo mpamvu mvuga ngo urukundo rugamije kubana ntabwo rugaragara mu kuryamana. Niba ari uko nkuko wajya kubitekereza rwose mu mutwe wawe, menya neza yuko urishuka cyane. Nguha urugero gatoya. Ese nta muntu mwaba mwarigeze muryamana ariko utakifuza kubana nawe? Icyo kintu gitekerezeho neza. Ikindi cya kabiri ku basore cyangwa se ku bagabo, abenshi ntabwo baryamana n'abakobwa kubera ko babakunda cyangwa se kubera ko babiyumvamo. Oya, biterwa n'irari ry'ako kanya. Buriya buri mukobwa wese muri kumwe niyo mwaba mudakundana, bitewe n'ibintu muri kuganira, bitewe n'uburyo nyine bitewe n'uburyo ariko ariho akwitwaraho, bishobora kuzamura ibyumvo by'umubiri wawe bikarangira rwose wifuje kuryamana nawe kandi mudakundane. Ese koko uwo muntu uba wifuje kuryamana nawe kubera urukundo? Niyo mpamvu nkubwira ngo umusore nakubeshya ngo ndashaka yuko unyereka yuko unkunda mw'ubu buryo, uzamenye neza yuko ntabwo ari ukuri, ahubwo nyine n'utugambo tw'uduhenda abana cyangwa se abashaka kugira ngo nyine muri make akwice mu mutwe, akumvishe ko kugira ngo nyine urukundo rwanyu ruzamuke bizasaba yuko icyo kintu kizaba cyagize ibiki, kizaba cyabayeho. Irindi jambo, abandi bakobwa barabikora. Ese abo bandi ikinyazina abandi, ubundi twebwe twiga mu ishuri twize ko ikinyazina abandi ni ikintu kidafututse. Ikinyazina ndafutura ni ibintu bidasobanutse, nyine muri makeya ntabwo uba ukwiye kugendera ku bandi kubera yuko wowe ni wowe. Njye nkunda kubwira abakobwa ngo be yourself, uba wowe nibwo uzagira agaciro cyane kikubye kuko ufite aka kanya. Niba uri umukobwa be yourself, uba wowe, wivuga ngo abandi barabikora ngo abandi. Oya, abo bandi hari n'igihe wasanga batanabikora, wenda ubabona nyine bagenda gutyo gusa, ari ugasanga icyo kintu nk'uko ubitekereza siko biri. Buriya ikintu kizakwereka yuko umuntu yamaze kubatwa n'ikintu runaka, uzasanga yitwaza ngo abandi barabikora. Nyine iyo unywa inzoga uba wumva yuko atari wowe wenyine unywa inzoga, ukumva yuko n'abandi nyine ari uko nguko babayeho, ariko uzitegereze neza nubwo abantu bose banywa inzoga ntabwo ariko babayeho kimwe. Kubera iki se? Bivuze ngo n'imibare yabo iratandukanye. Rero nyine inama nakugira ikomeye cyane mbere yo kumva kuri ino ngingo, niba uri umukobwa, ibyo byose umusore aba akubwira rwose ni igitutu ndetse n'igitugu cyo kugira ngo agukoreshe ibyo ashaka kugeraho. Buriya umukobwa akwiriye kumenya ko urukundo nyakuri rutagomba kuba rwamusaba ikintu umubiri we utifuza, ikintu umubiri wawe udashaka. Uzaba umeze nk'umuntu ufashwe ku ngufu. Iki kintu wowe cyumva neza. Buriya hari abakobwa benshi bafashwe ku ngufu ariko nabo batabizi. Igihe cyose umusore ashaka ko mukora icyo kintu ariko wowe utabishaka, nyine muri make utabyiyumvamo, ukabyemera kugira ngo atagenda, uba umeze nk'umuntu ufashwe ku ngufu. Hari abakobwa benshi rero ubu ngubu rwose dukoze nyine igenzura wasanga mwarafashwe ku ngufu ariko mutarigeze nyine mubihereza agaciro, nyine wowe ukifatisha ku ngufu, ubundi niko nabyita. So ugomba kumenya neza yuko urukundo nyakuri ntabwo rugaragara mu icyo kintu. Nubitekereza gutyo akenshi uzarugerita cyangwa se uzicuza cyane. Reka tujye ku kintu cya gatatu rero gikomeye cyane buri mukobwa wese aba asabwa gukora igihe cyose umusore bakundana, nyine ariwo amushishikariza cyangwa se ariwo amuhatira kuba yaryamana nawe, nyamara we rwose atabishaka atabyiyumvamo. Ni ugushaka umuntu wamugira inama. Ariko hano icyitonderwa, ntuzakore ikosa ryo kugisha umuntu inama w'umuntu w'urungano rwawe. Buriya nujya kugisha umuntu inama, nyine umuntu mujya kungana cyangwa se muziranye, uzitonde cyane. Hariho igihe ejo n'ejo bundi yatangira kugenda agutaranga cyangwa se ugasanga kukubikira ibanga biramunaniye. Niba rero umusore atakumva cyangwa se wenda atangiye kuguhata, umukobwa agomba kubwira inshuti yiwe yizeye cyangwa
cyangwa se umujyanama nk'umuntu mukuru, umuyobozi w'itorero, umujyanama w'urubyiruko ndetse n'abandi, ibi bizagufasha iki rero? Ibi bizagufasha kudafata icyemezo utunguwe cyangwa se udaterwa ubwoba. Nyine ni ikivuga ngo ntabwo iyo umuntu ariho akugira inama nyine akuremamo icyizere, niko nabivuga, uzasanga akenshi akuremamo icyizere cy'ejo hazaza, ukumva yuko ukiri umukobwa w'agaciro niyo wamuhakanira. Niba uri umukobwa ntuzumve ko kuba wamuhakanira akagenda rwose uzaba utaye agaciro. Yego birashoboka ko umukunda pe, ariko ushobora kuba umukunda nyamara we atagukunda, ikintu agukundira ari icyo ngicyo ashaka ku buzima bwawe, yarangiza akigendera. Rero niba ufite urukundo rwa nyarwo, wikumva ko numuhakanira akagenda ari wowe uzaba uhombye. Oya, niwe uzaba uhombye. Wowe uruha agaciro, ujye ubimenya neza. Urukundo rwawe n'urw'agaciro wikirirwa uruhereza n'abantu batarushaka. Ikintu cya kane gikomeye cyane, buri mukobwa wese aba asabwa kumenya nyine mbere yuko afata umwanzuro wo kuba yakora icyo gikorwa, ni ukumenya aho akabariro kavana ibintu. Nyamuneka iri jambo ushobora kuba utari uraryumva neza, ariko byanga byakunda ushobora kuba uri umuntu mukuru. Kubera ko utari umuntu mukuru ntabwo wakabaye kuba nyine aka kanya ujya utekereza icyo gikorwa. Niyo mpamvu rero ndiho ndakwita umuntu mukuru, uko waba ungana kose uri kumva kino kiganiro. Umukobwa akwiye kumenya ko gufata icyemezo cyo kuryamana bisobanuye byinshi kurusha ku buzima bwe. Ikindi cya kabiri, birenze kuba wagaragariza umuntu urukundo. Niba uri umukobwa rwose, ndabizi neza kano kantu ushobora gusanga nyine wenda utari urakumva neza, ariko reka ngasubiremo kugira ngo urusheho kukumva cyane. Ngo umukobwa akwiriye kumenya ko gufata icyemezo cyo kuryamana n'umusore bisobanuye byinshi kurusha kugaragaza urukundo. Ese byagira izihe ngaruka ku buzima bwawe? Icya mbere, bigira ingaruka ku mibereho y'amarangamutima, ku mitekerereze yawe y'ubwonko. Ukimara kubikora, ako kanya mukimara gutandukana, byanga bikunde mu bwonko bwawe hari ikintu kizagira ibiki, hari ikintu kizahinduka. Ingaruka ya kabiri ikomeye cyane ishobora kugira ku mukobwa nyuma y'uko nyine wenda amaze gukora icyo gikorwa, bishobora gutuma yicuza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, akumva ko nyine atagifite agaciro ke. Iki kintu uracyumva neza? Ese ni ukubera iki buri mukobwa wese iyo amaze gukora icyo kintu aribwo atekereza yuko nyine ataye agaciro? Icyo kintu uracyumva neza? Niyo mpamvu nyakunda kuvuga ngo agaciro kawe ni akaye nk'umukobwa, ni icyo ngicyo, nicyo cyonyine ufite, nta kindi rwose. Niyo mpamvu rero iyo ukimara kubikora uhita utangira gutekereza yuko rwose wataye agaciro, nyine muri makeya ntacyo ukimaze imbere ya wa musore. Ndetse kandi bikazana ibibazo by'ubuzima cyangwa se byo kuba watwita kwimanuka. Niba uri umukobwa ushobora kugenda nyine ukagenda ugiye kugerageza amahirwe, ugiye nyine kumugaragariza urukundo, ariko urwo rukundo rukaba rwabyara ikintu utari warigeze utekereza mu buzima bwawe. Ese utekereza ko aka kanya hari abantu bafite abana ariko batagira base? Niba uri umukobwa aka kanya sinkwifuriza kuba wabyara umwana ariko ukaba wamuburira izina. Buriya biragorana cyane kubyara umwana ariko umubyariye iwanyu, cyangwa se utamubyaranye n'umugabo wawe mu bana, umuburira izina kubera yuko uwo muntu ntabwo nyine mwaricenga umuplaninge yuko icyo kintu kigomba kugira ibiki, kiba kigomba kubaho. Rero rwose ugomba kwitwarika cyane igihe cyose uri umukobwa ukeneye kuzagira ubuzima bwiza, ukeneye kuzaba nyine mu buzima bwawe nta kintu gitoya wicuza. Reka tujye ku kintu cya gatanu gikomeye cyane buri mukobwa wese aba agomba gukora igihe umusore bakundana ariwe nyine yifuza yuko icyo kintu kibaho, ni ukumenya igihe cyo guhagarika ibyo byiyumvo byawe. Kumenya igihe cyo kuba wahagarika ibyo byiyumvo byawe. Niba uri umukobwa rero ugasanga umusore mukundana ntabwo asiba na gatoya kuba nyine yagusaba yuko mwazakora icyo gikorwa, bigaragaza ko ashaka inyungu z'umubiri gusa kurusha urukundo nyakuri, cyangwa se kurusha urukundo rw'ukuri ku buzima bwawe. Ese wakora iki noneho igihe uri umukobwa ubona yuko umusore mukundana yirirwa gufosinga, yirirwa guhatiriza yuko icyo kintu rwose byanga byakunda wowe nawe mugomba kugikora, byakanga mugatandukana? Mugire inama ho gatoya cyane. Niba uri umukobwa aka kantu ugiye kubwira ntuzakibagirwe na gatoya mu buzima bwawe. Icyo gihe buri mukobwa wese igihe ari gusabwa cyangwa se ari gufosingwa kuba yakora icyo kintu nyamara rwose atabishaka, akwiriye kumenya ko guhitamo kumuvaho nubwo yaba yamukundaga gute, nubwo byaba bibabaje gute, kubera yuko kurinda agaciro kawe nibyo by'agaciro kuruta byose.
kurinda agaciro kawe nibyo by'agaciro kurenza ibindi bintu byose wowe aka kanya uriho utekereza cyangwa se ujya wibaza. Rwose niba uri umukobwa nakumva nagize mba nagerageje mu buryo bwose bushoboka, iyo umuntu anyandikiye ngerageza kumugira inama. Impamvu nakoze ino video nabibabwiye, hari umukobwa wanyandikiye arambwira ati Ivan, mfite umusore tumaranye amezi 6 ariko aka kanya arenda kunyica, arenda kunkuramo iyo kotsa, ngo rwose nitutabikora tugombe dutandukane. Ngewe inama nakugira niba uri umukobwa, rwose gerageza wumve neza yuko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kintu kiza imbere cyane mu rukundo kurenza uko mwakubaka ubushuti, uko mwakubaka ubumwe. Umuntu ugukunda byanyabyo arakumva kandi agutega amatwi, aha agaciro igitekerezo cyawe. Abakobwa rero nyine mukwiye kumenya byinshi, mukamenya neza yuko aho guta agaciro wata iby'agaciro. Iri jambo uri uraryumva neza, aho guta agaciro wowe uzate iby'agaciro. Niba umuntu yari afite agaciro mu buzima bwawe ari ukabona yuko ikintu muri buze kuba mwakora kiri buze kuba cyatuma uta agaciro kawe, uzate wa muntu wari ufite agaciro mu buzima bwawe ntacyo bitwaye, kubera yuko umuntu wari ufite agaciro mu buzima bwawe agiye ushobora kubona undi, ariko agaciro kawe iyo wagatakaje ntabwo ubona kandi. Iyo wataye ubusugi biba byarangiye, ntabwo bwigera bwongera kuba bwagaruka ku buzima bwawe. Rero rwose niyo nama nziza nakugira, aho guta agaciro uzate iby'agaciro. Reka tujye ku kintu cya nyuma rero gikomeye cyane buri mukobwa wese aba asabwa gukora igihe umusore bakundana, ari amuhatiriza yuko nyine baryamana, ni ukwiyubakira icyizere, ikindi akamenya agaciro ke. Umukobwa uzi agaciro ke ntategeko kuryamana ngo yemeze ko akunda. Urukundo nyakuri ruririnda nirwangiza, urukundo nyakuri ruririnda nirugira ibiki nirwangiza. Iyo utanze body yawe, iyo utanze umubiri wawe, ntabwo uba wirinze ahubwo uba wiyangije. Ese icyo kintu uracyumva neza? Icya kabiri, umusore iyo nyine yakwize nyine akumva yuko ari wowe wiwe, azategereza kugeza igihe mwembe mwiteguye. Izi topic ebyiri arizo usigarana, kubera ko ngiye kubwira conclusion y'iki kiganiro cyangwa se umwanzuro mu magambo make. Umukobwa w'inyangamugayo arinda umubiri we n'agaciro ke, umusore ukunda koko nawe azamurinda. Ikintu uri wacyumva neza, iki kintu ucyumve neza. Umukobwa w'inyangamugayo arinda umubiri we n'agaciro ke, umusore ukunda koko nawe azamurinda. Igihe cyose rero umusore mukundana atereho yifuza kuprotecta cyangwa se kukurinda, uzamenye neza ko buriya mu buzima tubamo abantu bose batugirira impuhwe, ntabwo ariko baba batwifuriza ibyiza. Bisobanuye iki rero? Umwanzi wawe wa mbere ni wo wita umukunzi wawe wa mbere. Umuntu ushaka kuguhemukira, umuntu ushaka kugutera agahinda, ni umuntu aka kanya wizera, wa muntu nyine wumva yuko ataguhemukira. Nawe tekereza neza, ni abantu bangahe se barogwa n'abantu batari inshuti? Icyo kintu cyo gitekerezaho neza. Niyo mpamvu rero udakwiye na gatoya kwizera uwo musore, ejo n'ejo bundi yagutera inda.